Yego turabaramukije abantu bose bukeye tubifurije igitondo ciza ndetse nabo bugorobje namwe tubifurije umugoroba mwiza Imana ikomeze barindire mu bikorwa byanyu byose murimo aho muri hatandukanye ngo mukomeze mugubwe neza imbere yanjye hari umutumirwa subwa mbere sinubwa kabiri mugana wandirimbo mumubona hano kuri Ineza Live TV turakwakiriye murakoze cyane mumeze neza turashima Imana iyo mwavuye n'amahoro cyane rwose mwasize umuryango umeze ute twasize bakomeye uko bitonze cyane zagenze gute niko nsanzwe uvuye mu ihuduma oya ntabwo mvuye mu ihuduma n'amahoro ya Yesu rwose turayafite murakomeye cyane hari insuzanyo bakunda kuvuga ngo ahandi mumeze mute ese nihe baba bavuga uko nguko ahandi ubwo ni mu bundi buzima mu bundi busanzwe nabonye numvise Dr. Apotre Gitwaza avuga ngo hari isi zibiri ngo Imana yaremye ngo niwe twishiriyeho waba uyizi yo twishiriyeho isi twishiriyeho niba ari inyuranye n'ubushake bw'Imana yavuze niyo dushaka kugenderamo inyuranye n'ubushake bw'Imana yavuze ngo isi twishiriyeho ngo ni isi y'ikinyoma kinyoma buriya kinyuranye n'ubushake bw'Imana ngo ni isi y'ikinyoma ngo niyo si twishiriyeho twenyine none ga iyo si turayanze mu izina rya Yesu hari feedback wabonye y'ikiganiro twakoze cya mbere ndashobora kuba nasomyeho message makeya muri comment wibuka wasomye yavugaga gute sinzi niba mbyibuka neza sinabifashe nyine usoma ucaho ariko ibyo byose ni nkaho ntacyo byari bitwaye ku bantu ikiganiro twakoze ngo hari abo cyafashije hari wabonye bigazeho no kubwira izina ry'iyo saha yawe iyi saha wayimpaye yahise ubanza nawe yarakurikiranye ikiganiro kuko nawe se mbona nyandikira burya nyine tuvuye hano ararimbwira yakubwiye ko yisite yarambwiye ko yitwa ari marke ya Tommy ni izina ryawe riranditse hano ariko ko ndabona risa nkaho riragoye gusoma cyangwa ntabwo witaye ku izina gusa wishimiye inkorano nkaho ndi umuntu utazi utwaza cyane hari abigeze bakubaza ku bijyanye na muzike aho bakubona abashaka kwiga oya ubushize twakoze turi gutanga amaherekezo y'aho ukorera n'uburyo umuntu yakubona ugushaka ushaka kwiga kwihugura mbese muri make oya muri comment ntabwo nabonye ngire ngo ntabaguhamagaye wapi noneho abantu barayimenye bariyigishije piano abantu bose ubu nyine ni ba master ariko biba byiza gukora ikintu wize cyane ngo nabwo ugikora neza iyo wize aba ari akarusho ariko we ntabonye ibyawe bisaba nk'ubuhanga bwinshi cyane kandi aho tugeze ubu nyine icyo kintu gisigaye kigwanywa abantu barakigwanya cyane abantu basigaye barwanya ubuhanga uzorewe ku masocial media cyane abantu bakurikirwa cyane n'abantu bashiraho ibintu bidafite epfo na ruguru ariko ngira ngo izo ngibyo zo biratandukanye no kuri keyboard kubera ko reka ndeke kuvuga keyboard reka mvuge music ko music ni ikintu nyine gisaba gukora ugifitiye ubumenyi so rero sinumva ko hari uwakwishimira kubikora atafite ubwo bumenyi impamvu bino bintu by'ubugoryi abantu bakunda kubikurikiranaho cyane nuko nyine hari spirit iri behind yabyo irwanya ibintu by'Imana cyangwa se ibintu bizima rero ubuhanga bwo twese kurana nibwo twifuza iyo waruvuze ari tunabufite yaba ari ishema cyane ikibazo nuko nta buhanga ntabwo dufite
N'ubwo abandi bavuze ngo bwari bwiza nuko bwamenywe na benshi. Ubuhanga, ubwenge, iyo isi yose yari ibugize nibwo gabukenewe. kandi n'abafite twatugize ubwenge nibwo n'ababufite babagwanya. ntaho urwanyaga udafite, baza barwanya ufite. Yego. Cyane. Mu buzima busanzwe ahandi bimeze bite? Ku bijyanye n'iki? Ku bijyanye n'iki gihugu turimo. Ni cya Nairobi. Kino gihugu ni igihugu cyiza, mu by'ukuri Imana ikiduheremo umugisha, tumeze neza, nta kibazo. Ibintu ni byiza. Turashima Imana cyane. Ko dove Imana yakomeza kudusekereza imahanga. Cyane. Ntiyavuze ngo aho tuzakandagira hose irahaduhaye. Ngo azahatugabiza. Ni ukuvuga ngo ahantu hose dukandagiye turi abanyamugisha, uwo mugisha tuba tugomba kuwubona. Ariko biriya bintu ko nza mbishidikanyaho. Ibiki byo kuvuga ngo tuzakandagira hose ngo tuzohagabiswa. None se nyine iyi nzu urimo Imana ntiyayikugabisha, iri murenge se? Iyi nzu urimo kurabona iri murenge n'ukuntu uzimenya ngo zitugoye. Ziratugoye ariko nyine kandi uyirimo uko aho uri nyine yarahakugabije, ushatse wohahoboza harya nuko wohahoboza. Ngani mumfashe kuvuga iryo jambo. Nuko habohoza. Kinyamurenge carakananiye. None se ko hari nk'abantu baza bagera ahantu baharaye bakaba bafunga. Bakabafunga. Uko aho hantu baba bahagabiwe. Oya, ibyo nibyo mu buzima busanzwe. Ariko kuriya bahatuye, iyo baba baje kuhatura Imana irahagabiza. Kuragira se ngo ubwoko bw'Isiraheli buragwa Kanani bahabonye ku mahoro. Ese barahagwaniye cyane rwose. Hari imidugudu Imana yababwiraga mugende bakarwana kugeza bahafashe. Ntabwo bahinjiye gusa mu mahoro. Byari intambara. Imana yari yarahabaye. Muzabundi ngo ntaciza kiboneka mu mahoro. Ikintu cyose no kwigwanira. Hari ijambo umukozi w'Imana Rugina yigeze avuga, aravuga ngo ikintu cyose cyiza ngo cihishe mu muruho. Kiri mu muruho. Buriya ntiwabona ibintu byiza utabiruhiye. Rero niba woza nkuko waruvuze, ntuzi ko ngera hano Nairobi. Ntarashika mpagaze ku muhanda ntegereje ko baza kumfata. Banyibye telefone. Bose byatumye kino gihugu ntagituramo nkigiremo umugisha. Utaruruka bahise banjana telefone, kandi urabizi telefone ni ikintu cy'ingenzi. Umuntu ko yahemutse. Ubushize ubwo duheruka kuganira n'umukozi w'Imana Willy, hari uko yakuvuzeho. Pastor Willy. Ni muntu ki kuri wowe? Ku bijyanye n'iki? Ku bijyanye n'imibanire yawe nawe. Kubera ko impamvu ngubaje gutyo nuko hari ubuzima bwinshi. Hari igihe umuntu aba ari inshuti yawe mu buzima busanzwe, hakaba n'igihe muba mukorana ibintu runaka. Rero simenyega icyo uvuze. Ko atari uko yavuze. Yavuze gute? Mubanye neza cyane. Yavuze ko inshuti yiwe cyane magara. Byahinde baza bita inkoramutima. Niko bimeze. Ese hari n'indi nshuti itari inkoramutima? Hari inshuti nyanshuti. Izo nizo bita inkoramutima. Hakaba n'izindi ziraho. Hakaba n'izindi ziraho. Ese ubundi inshuti y'umuntu irangwa n'iki? Irangwa n'ibintu byinshi. Nka bibiri gusa. Bibiri. Inshuti y'umuntu ni imihora hafi. Ikindi ni idashobora kugusebya cyangwa se ngo iguterane mu gihe nuko inshuti nyanshuti nuko imeze. Ariko
twebwe mu bizera imana tuvuga ko nta nshuti y'umuntu ibaho, inshuti ni Yesu. mu bizera imana okay, inshuti nyakuri ni Yesu. Ariko na hano mu bantu dufite inshuti ko ziduhemukira, iyo ntabwo aba ari inshuti, aba ari indyarya. mukabana imyaka igera mu 10 bwacu kaguhemukira uko indyarya ukihangana iyo myaka yose cyane. None se inyangamugayo hari andi magambo uzuyumvaho. Iyo umuntu yitwa inyangamugayo hari ikindi kintu uzusuruka mwumvaho. ariko se buriya iyo bavugaga ngo abagabo y'iwacu ni imfura, ntibabaga ari imfura kuva bavutse bakarenda basaza ukibonamo ubwo bupfura. ese buriya haba n'inkundamugayo kweri cyane? Zirahaba, ni nazo zuzuye. zirahaba ku buryo umuntu yoba ifiri yuko azwi nabi. Sinzi niba ari fiere nabyo, ariko aba ari we. ejo bundi arakantana ariko nsoma ngo amoko y'ibisebo naragasomye ndaseka numva ico kintu abantu bakakwiye kugisuzuma cyane. none ukibaza ko inshuti zabaye nkeya muri iyi si, kwizera umuntu ubu nyine byabaye ikibazo, abandi bakavuga ati reka tuzizera twabonye. nawe muri ba bandi bashidikanya ku nshuti bakavuga ati reka nzizera nabonye. inshuti nyine iyo muri yo uba ugomba kuyizera. kuko icyo nacyo ni ikintu nyine kigaragaza ubushuti. kigaragaza kuvuga ngo iyo umuntu ari inshuti yawe uramwizera, ukamubwira byose, mugasangira byose, nyine mukaba muri inshuti, muri close. naho iyo umushidikanyaho ufite amakenga ntabwo yaba ari inshuti. ikiruta byose ni ukumenya abo mugendana. ni uguhitamo abo mugendana. ubu nyine byagoye, abantu babaye bagari, ariko Imana izo zidushoboza. tubane nabo badukunde, tubane nabo, batwange tubane nabo. reka ngusomera kwa kantona ariko nsoma ngo amoko 3 y'ibisebo. icambere urambwira aho uri. icambere icyo wagize mu ruhare, igisebo. icya kabiri icyo uterwa n'abandi, icya gatatu icyo wavukanye. aya 3 horaho barizwa. icambere ajya bavuga ni iki? icyo wagize mu ruhare, igisebo. icya kabiri icyo uterwa n'abandi, kugenda bakubeshera bavuga uko utari. icya gatatu icyo wavukanye. aha ibyo byose uri kiriya ko bihaba. birahaba. wowe ni ikihe bagusize? igisebo. sinzi ko ari cyo, simbizi. ntacyo wasizwe n'abandi. hari igihe nyine abantu bashobora kuba bakuvuga ariko wowe utabizi. njyewe ntabyo nzi. njyewe ndi kuri 2. kuri 2 ibyo bagusize. icyo uterwa n'abandi. nicyo cyico bagusize. abantu bashobora kuba batazakuvuga neza, wenda njyewe ntabyo nzi. ntabyozi. ariko si na ngombwa ngo abantu bose batuvuge neza. ndumva nasebye. buri muntu avuga bivanye no kumubanira. ntawe ndumva nasebye, keretse nyine wakeneye kunsebya mu buryo bwawe, ariko ntabyo nzi. nari ndimo nsoma commentaire y'ubushidikirano twagiranye, bavuga ko ngo wabogamiye uruhande rwa mwene nyoko wanyu. mwene mama. mwene mama ninde? Dr. Beya. ni mwene marume. ni mwene marume. bavuga ngo wamuvuze neza kubera ko ngo ari mubyara wawe. undi ngo umuvuga, undi ntiwamuvuga, bivuze ko ari we wemera, kubera ko ni ikintu c'igifamiliye. ese ubivuga bura wari wagendeye ku gifamiliye cyangwa wavuze bitewe? ariko uburyo navuze ko bombe mbemera. ntabwo navuze ko nemera Beya ntemera Mbangutse. bashobora kuba barabumvise nabi, ariko sinigeze mvuga ko Beya ari we nemera, sinemera Mbangutse. navuze ko bombi mbemera, bafite discipline, ibintu bakora ari ibintu barambyemo,
kandi bakoze neza mu gihe cyabo n'ubu baracabikora. Ntabwo nigeze mbogama ngo mvuge ngo beya kuko sinari gukora iyo komparezo kuko ntituricarana nabo igihe kirekire ngo mbamenye twicaranye turaziranye mu buzima no kubabona ku ma stage bacuranga, ariko ntabwo turamarana igihe twicarana ducuranga twese hamwe ngo menye ngo ninde urusha undi. Rero ibyo ni iby'abantu bivugiye ariko siko navuze. Siko wavuze? Niko ntekereza niba nibuka neza. Ejo bundi kuwa kangahe hari inama yabaye y'abagize imikuru y'imiryango, abakuru y'umuryango b'imirara. Waba warayibonye? Oya, ntabyo nabonye. Ntabyo wabonye? Okay, simbikubaza kuko utayibonye, yinse ngo warabibonye. Nziwe hacu ntemeranyijeho nabo cyo kuri F havuga ngo amaturo yo mu materaniro yo mu manza zose haba mu kiriyo cyangwa mu bukwe itorero niryo riyategeka. Ngahibaze ukoze ubukwe baratuye ku bukwe bwawe ariko ngo izo faranga ntuzitegeka nizi kanisa. Cyo kintu sinacumvishije neza. Wowe kurumva gikwiye? Njyewe uko nshaka kubisobanura, iyo hari ubukwe ngira ngo habanza akaba amateraniro yo mu rusengero yo gushingira. Noneho iyo batuye barabanza bagatura ngire ngo bisanzwe simba hatura kabiri. Hanyuma hari n'andi maturo yo kugasanira iki indowa baturira rimwe ngira ngo. Aho niho twibazaga, aho niho tugomba kwibaza eske batura kabiri ngire ngo aba maturo rimwe ni rimwe kiro cyose ni rimwe batura rimwe. Ari amaturo ngire ngo sinza mbona barafatishije baza bafatisha umugeni agaseke bakayamu ajya nayiwe kuko natwe gatwakoza. Kandi inama y'imirara ejo bundi yaranzuye ko ayo matura ari kanisa rigomba kuza riyategeka. Oya, bazaya ari n'ay'abageni bazaya baheza. Byari ibyambere ariko gubunye niki inama yanzuye inama y'abakuru b'imirara. Inama y'imiryango niyo yanzurira kanisa. Byari hamwe. Inama yabereye hamwe. Na chairman yarayirimo. Ntabwo byumvikana. Icyo kintu batari kurenganya abantu. Ni bigume uko byahoze. Amatura azabanyiri gikorwa. Niba ariko byari bimeze bigume uko nguko nyine. Bareke kuturiganya. Bareke kubihindura. Icyo kintu narakigaye njewe ndavuga nti kubera ko ari ikintu cyabaye mu mirara, ari inama y'imirara kandi nawe nkabanza kuri umunyamurenge ufite umurara ukomokamo kabona ko iyo tangazo ryaciye ku nani yanyu ku mbuga zanyu. Njyewe sindabibona ariko uze kubinyohereza nanjye mbisome ndende. Ndabikohereza ni imirara y'abanyamurenge yose. Icyo kintu twarakigaye n'ababiteguye n'ukuri mugende icyo kintu mugikureho amatura azaba ya nyiri gikorwa nibwo biza bigenda neza. Yego rero hari ibintu bimaze iminsi bicacana ku mbuga bivuga ko abayumbe ngo basigaye baje gukura ibiheko bitwaje udupfunyika bakaduseseka mu ntebe bakavuga ko ari Imana yabohereje ngo nikimenye hari ikintu kiri mu musego wawe. Chikintu hari ikintu kiziho bakaza guteranya abantu bavuga ngo agapfunyika inyoko wanyu wagashizemo cyangwa niso wanyu. Chikintu hari ikintu wabukiziho? Narabyumvise, naratangiye kubyumva kera nigeze hari igihe Pastor Semwanuka yigeze kutubwira ubwo buhamya. Umuntu bagiye gusengera umuntu wari ufite ikibazo, wari waragize ikibazo, noneho bagenda bagiye gutabara ari abayumbi. Noneho bashitse haza n'umuntu waje witwaje igufwa mu bayumbi. Igufwa bene rya rindi rigitonyanga amaraso mu bayumbi kinyenya. Nuko barangije ariko nyine yaje gufatwa ku ruhande rwawe.
gira message uheza abantu nk'abo. Ikibazo gasa abantu tuzi titubazi ngo tuvuge ngo ni runaka giteye isoni. Jewe naracumvishije ndavuga nti wenda ni ya makuru y'ibinyoma, mbaza umwe muri bo arambwira ngo yaje gifite mu ikoti agishiramo avuga ko ari ikintu Imana yari yamutumye ngo ize gukuramo. Kubaho birahari, gusa iciza ababikora barafatwa. Kandi uzi ngo nikibabaje bari bamwishuye ngo aza kuri iyo gahunda. Abo ni abantu bashaka inyungu, nibo bakora ibintu nka bene ibyo bintu sibyo. Tubagenere message rero abantu nk'abo aho bari hose, ntitubaza ariko tubagenere message. Message ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo umuntu wese uvuga ngo Imana yavuze kandi itavuze, uwo muntu afite akaga. Icyo ni ikintu cyo kwirinda, kuko ni ukubeshera umwuka wera. Kuvuga ngo Imana wavuze ngo Imana yavuze, wabonye igiheko niko umwuka w'Imana akubwiye, kandi waje ubyitwaje ari amacenga, ari n'amakorosi wazanye. Rero icyo ni ikintu kibi umuntu wese agomba kwirinda. Rero ni ijambo ry'Imana, niyo message tubaheza, nuko bareka kuvuga ngo Imana yavuze kandi itavuze, ari ukubesha, ari ikinyoma cambaye ubusa. Ahubwo se birimo iyihe nyungu? Njyewe ndavuga birimo iyihe nyungu kuvuga ngo Imana yavuze itavuze? Abantu bari mu kwishakira ibyubahiro, ugasanga baguye mu byaha, kandi nakaga bazabona ishano, niko Bibiliya ivuga. Ariko se birakwiye kugira ikibazo ukitabaza umuntu usenga akaguca ifaranga? Oya, ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza. Usa nk'uwagurishije icyo wahawe. Kandi ibyo bintu bireze cyane. Hari n'abakubwira ngo mbere y'uko nza urakora ibi n'ibi mbone kuza. Mbone kuza ni ikiguzi, bigasa nk'aho ari ikiguzi. twababwira gute abantu nk'abo? Hari nk'ikintu kiba cumvikana njyewe mbona, wenda tuvuge urantabaje nko mu ijoro, hari igihe ushobora guhamagara umuntu nta mafaranga afite pe, kakubwira ati umpamagaye nta mafaranga mfite. Aho ngaho umwohereje tike, ni kuri ntabwo ugurishije impano, ntabwo aba agurishije impano, kuko ari muri impossibility, nta buryo afite. Ngahe reba turi mu muhano umwe, ndakwitabaje saa 6 z'amanywa, urambwiye ngo banza umpeze 4 mbone kuza. Aho ngaho nturi bunatege, uraza n'amaguru. Aho ngaho ni ubucuruzi. Ni ubucuruzi. Kandi impano y'Imana ntigurishwa. None se abantu nk'abo ngabo imbere y'Imana ntibafite urubanza buriya? Simbizi. Imana yonyine niyo ibizi, njyewe ntacyo ndi bubivugeho. Ntacyo ari bubivugeho. Yego. Icyo reka tukiveho. Ngo ubwira umva ntavunika cyane, imbere y'Imana bafite urubanza. Kandi Bibiliya ivuga ko buri muntu wese azahemberwa ibihwanye n'ibyo yakoze, bikwiranye n'ibyo yakoze, zaba bibi cyangwa se byiza, byose biri ku munzani. Buri muntu azahembwa, ntawe uzotaha gutyo. Uzaba ufite fishe y'imirimo yawe hariya. Ni ukuvuga ngo kuri uwo munsi twese tuzopokera amashapitire. Abakoze nabi bazahembwa, n'abakoze neza bazahembwa. Buri muntu wese azahembwa, buri muntu wese afite ikamba rikwiranye n'imirimo yiwe. Hari za generale mu muriro, zizaba ziri mu muriro. Nabonye umugabo umwe avuga ngo ibizubamo wenyine ntawe ukubona. Bibe ari ibintu biri recorded, ngo birebana n'abana bawe. Bya bindi ukora ari wenyine, baba bakurikodinga ku mugoroba bakavuga ati igihe cyawe, filimi yawe yarangiye, ngo tuyikwereka n'umuryango wawe. Izo filimi zorebwa n'abantu bangahe? Babaza uwo mugabo cyangwa kurambaza? Ko ndakubaza.
njyewe twohereba n'umugore wanje n'abana twobire nta soni byo gutera iziki nta biteye isoni birimo. ariko ubu nyine isi tugezemo abenshi bozireba bonyine. hari n'umugabo, hari n'abagabo ubu nyine adashobora kwereka n'umugore we telefone ngo ayirebe kubera ko irimo amahano, irimo ibiteye isoni, irimo ibiteye isoni kananswe noneho ibindi akora mu rwihisho. So urumva babizanye ku mugaragaro ntabwo yakwemera ko bicarana n'umugore n'umwana. Yego, ariko njyewe ndatekereza ko twakwicarana pe tukabireba byose de A a Z, nta n'isoni nta n'urwikekwe, nta giteye isoni kibirimo. aho nuko tugana ku musoza. Genera inama urubyiruko rwacu. Ngire ngo ubushize twabahaye inama, bashobora kuba hari abantu baza bumvaga uvuze kabiri, bashobora kuba batarumvise. hari abantu muvuze kabiri wavuga rimwe ngo ngo subiramo sinakumvishije. Inama ku rubyiruko rwacu. hari abakubwiye se ko bumvise inama bagiye guhinduka? Hari batatu bambwiye. Bakubwira gute? Umwe yarambwiye ngo yagiraga ikintu citwa ububata bw'inzoga, ngo arakagiye kuzivamo kubera ko ntaciza. Uvugishije ukuri. Yarampamagaye kuri telefone. Cyubahiro ni cy'Imana. Undi arambwira ngo yarazi ko kubesha ngo racaka iremereye, ngo ariko ngo agiye kubireka. Ndavuga ati nushaka ko bikomeza nawe uzahembwa nta kibazo. Malipo ni hapa kwa dunia. Ngaye bagira inama dusoza. Bo nta gitandukanye nico navuze bushize. Nuko nyine buriya ijambo ry'Imana yavuga ngo twaremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Ni ukuvuga ngo iminsi dufite hano ku isi tugomba kwigenderamo mu nzira z'Imana, mbese tugakurikiza iyo mirimo myiza Kristo yaturemeye tuyigenderemo. Yego, ibinyuranye n'ibyo ni ukuva mu bushake bw'Imana. Kandi iyo utari mu bushake bw'Imana uba wayobye inzira. Rero icyo navuga ni uko buri muntu wese agira umutwaro wo gushaka Imana, agira umutwaro wo gushaka Imana, kuko hari abantu benshi bakurikiza irari ryabo bakareka inzira z'Imana, kandi ugasanga ubuzima bwabo bugiye mu kaga. Rero urubyiruko ikintu gihambaye njyewe nsigaye mbona nateye ubwoba, abantu benshi mu rubyiruko barashaka kuba abantu b'abasitari. Buri muntu wese arashaka kuba umusitari, yaba ari umwana mutoya ukiri mutoya, yaba ari abakobwa, twaba ari udusore, buri muntu wese arashaka kuba umusitari. Izo arizo zose. None icyo kintu ugasanga kiri gutuma abantu baja mu bintu bikomeye. Umuntu agakora amahano, umuntu agavuga ibintu bitabo. Mu by'ukuri nsigaye ndeba nko kuri media, nkareba abana b'abakobwa bashirutse isoni, nkareba abantu b'abamama, nkareba abantu b'abagabo, umuntu w'umugabo akavuga ijambo, umuntu w'umuma akavuga ijambo, umwana w'umukobwa akavuga ijambo. Mu by'ukuri ukabona ko urubyiruko rwacu rwarangiritse. Ndavuga ntabwo mvuga mu bwoko bwacu bwone, ndavuga en general mu Rwanda, mu Burundi, bano bantu dusangiye, reka mvuge bano bantu dusangiye, Burundi, Rwanda na Kongo. U Rwanda, u Burundi, Kongo. Abakongomani sinkunda kubakurikirana cyane. Aba muri ese ni muri Noro harya batwebwega. Ijambo ry'Imana icyo nababwira, ijambo ry'Imana riravuga ngo se umusore azezesha inzira ye gute? Ijambo ry'Imana rikavuga ngo azayezesha kugira gute? Kwitondera ijambo ry'Imana no gukiranuka. Icyo nicyo kizatuma inzira z'umusore azeza. So nukuvuga ngo utagendeye mu ijambo ry'Imana, usanga nibwo ayo marari yose gushaka kuba umusitari, ukaja
ukaja mu masedikisiyo ibintu bidafite 12 ugasanga mu by'ukuri ubuzima bw'umwana musore w'umukobwa n'umuhungu ndetse n'abamama n'abapapa b'iki gihe bameze nk'abana batoya ni ukubera abantu badakurikiza ijambo ry'Imana. Ariko iyo wafashe ijambo ry'Imana uri umusore Pawulo yandikiye Timoteyo amubwira ngo ntihakagire umuntu uhinyura ubusore bwawe ahubwo ngo ubicitegererezo mu ngeso zawe mu byo uvuga no mu byo ukora. Nta muntu n'umwe ushobora guhinyura ubusore bwanjye ngo nuko ndi umukristo ngo numve kubera ko nagihera mu gatwiko ngo ntwike ngo mbe umusitare mvuga amagambo ateye isoni ntakakwiye kuvuga ngo nibwo mbe umusitare ngo numve ngo ndi umuntu uhinyutse. Turi abantu b'agaciro cyane, turi ishanga ryera ubwoko n'abatambyi Imana yironkeye. Amen. Yego. Rero ndumva ari iyo nama musetse ko kubera mvuze amen. Turi mu murongo nafashijwe. Yego. Wanjanye mu ijambo ry'Imana ntare nabiteguye ariko ijambo ry'Imana ni ryiza cyane. Rero iyo niyo nama. Inama nuko urubyiruko rumenya inzira z'Imana, bakamenya ibikwiriye, bakayoboka inzira z'Imana, bagasoma ijambo ry'Imana rizabayobora. Murakoze cyane. Yego, turagushimiye kuba watwitabye, turagushimiye kuba wemeye kongera kugaruka kubana natwe. Wakoze Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane namwe mwagize neza kutwakira, Imana ibamugisha. Dushimiye buri wese barebye kino kiganiro, dushimiye buri wese wafashe umwanya we akigomwa ibyo yararimo akabana natwe. Turagushimiye, ukomeze ugubwe neza. Nyagasani akomeza korohereze, akomeze yagure ibyawe. Murakoze cyane, nakagaruka. Ciao ciao.